Hello, this is the sisterhood. This is cutie. Yes, nakomeje kukubwira yuko turi kumwe n'umutumirwa, reka atangira twibwira ubundi tuganire. Mwakoze, amazina yanjye ni Kugirango nkaba umunyeshuri wa kaminuza y'u Rwanda ishami rya Rukara aho bigisha uburezi bw'inye n'uburezi. Okay. Niga mu bijyanye n'imibare hamwe na special need. Okay, yitwa Fiacre ariko twatugize ngo n'umuhungu. Oya, Fiacre n'umukobwa. Okay, Fiacre rero n'umukobwa wiga muri universite mu ishami rya Rukara mu bijyanye n'uburezi, akaba yiga imibare ndetse n'ibya special needs. Ese abantu batazi urumva imibare bayimenye uko byagenda ko special needs ni ibiki? Special needs ni ibintu bimwe no kwita ku bana bafite ibibazo hamwe n'abafite disability, abafite ubumuga bugiye butandukanye, kuko haba harimo ibyiciro byinshi. Ni nyine kwita kuri abo bana, kumenya ibibagenerwa byose nyine bikubiye muri special needs. Okay, kandi Fiacre we nta bumuga ufite? Oya. Okay, yes. None se urumva ni ibintu biri hari ukuntu abantu bishizemo ko umuntu ba very interested mu bintu byafite ubumuga, ari umuntu ufite ubumuga nawe uwe byaje biti. Donc kuki wahisemo kuki special needs? Njye byaje mu gihe nigaga muri TTC ni ikigo cyigisha gitoza abarimu kuzaba abarimu. Rero byaje igihe naga nawe ndi kwiga muri secondaire, niga mu wa gatanu ndabyibuka hari na 17 kuko turi kwiga ku bintu bijyanye na special needs. Numva bimoze ku mutima, n'andi mu rugo n'andi kwa kuri televiziyo nkabona guhaca ibiganiro byabo, nkumva mbagira impuhwe cyane, nkumva se kuki njye nakora icyo kugira ngo mbafashe mu bintu bikunshyiramo interested. Gake numva ndabikunze, ndavuga ati ariko muri kaminuza numva nzabikomeza kuko nabajije ababanjirije ati hari ibintu bya umuntu afite nyine na inclusive, barambwira ngo yego birahari. Numva musenyera iyo initiative yo kuvuga ko nzabwira kugira ngo nzabashe kuba nabafasha mu buzima bwabo butandukanye, kuko naje gusanga nabo bashoboye. Hari ibintu byinshi bakora twe tutakora kandi bo babishoboye cyane, kandi mu by'ukuri abantu benshi bafite bafata nk'aho nta kintu bashobora mu buzima, kandi mu by'ukuri pe byose babishoboye. Nabonye ko bashoboye, ndavuga ati nanjye ngomba gutanga umusanzu wanjye nkaba nabafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi kujyanye nashobora cyose. Yes, Fiacre uvuze donc ni nkaho ntabona ikindi nakakubajije ko urabivuze. Abantu benshi babona ko abantu bafite ubumuga badashoboye, nawe ufata decision yo kugira icyo wakora kugira ngo utange umusanzu, kugira ngo nabo baze muri inclusion, nabo bagaragare mu bandi ba participating. Ariko still nkuko bivuze donc ntago byoroshye kumva umuntu muto, surtout umuntu mutoya ubumva. Ese we haba harimo umuntu ufitanye nk'isano nyine watumye bigukururira nyine kubikunda, ari nk'umuntu ufitanye isano cyangwa se inshuti yawe, cyangwa se donc hari ahantu ufite hafi wabuhurira n'umuntu ufite ubumuga? Yego cyane, ndafite rwose. Hari abo bafite banjye muri classe nizemo, hari abo nize nabo bafite ibibazo bitandukanye, kandi no muri classe ugasanga barabafunza kuturenza, baraturusha cyane nubwo babagoye, ariko ugasanga birabafashije. Mfite inshuti zanjye zitandukanye aho muri sosiyete ngenda n'imura nabo, ngenda mbabona ko nabo amplis nabigiyemo, nsigaye ngenda mubona benshi bafite ibibazo, mbese barahari hafi yanjye. Yes, barahari hafi yawe. Ni iki ukora noneho kitajyanye nuko wabyize, ikintu ukora gisanzwe mu buzima bwawe nka Fiacre ukora gisanzwe ukavuga ati donc ngiye nkunda kuba gufasha iki kintu, numva kimbangukiye, numva bagikeneye? Ni iki gisanzwe cyo mu buzima busanzwe ukunda gukora? Ikintu nkunda gukora mu buzima busanzwe njye akenshi iyo niyo n'ahantu hose n'abandi nkunda kubavugira. Yego, mu bantu hose mpagaze iyo ndi hamwe n'abandi bantu bagatangira kuvuga ngo iki wenda ngo bafite ubumuga, mpita numva mfite ishaka ryo kubavugira, ugasanga nyine ndi kubavugira cyane kurenza kugira ngo bose nabo babashe kubyumva, kugira ngo bumve uburemere nyine, bumve ko nabo koko nabo twabaha welcome, twabaha ikaze mu sosiyete nyarwanda, twabaha ikaze muri rusange, ko nabo niyo mbabonye niyo yana mu buzima busanzwe ikintu n'ibyo nize
iyo duhuye nko mu nzira hari igihe mbona nyine adashoboye kuba yagira aho ngaho ashaka kunyura ndamufasha nyine byose ibishoboka byose njye numva ubuzima bwanjye bwose nanjye narabuvanze n'ubwabo kuko niba nita ikintu numva mu buzima bwanjye. Fiacre uzi ko ubundi umunyamakuru aba ari neutre nta ruhande ariko ntangiye kujya ku ruhande rwawe ntangiye kumva emotion reka nkoze ibibazo byihuse dusoze tugira ikiganiro cyiza mu biganiro maze gukora the sisterhood nyinshi ariko n'ubwa mbere mvuganye n'umuntu nkumva sinzi nyine birenze kuba turi kuganira muri radio bitangiye kunkora ku mutima ariko ndagira ngo ubwire abandi bana batoya cause nawe uri umukobwa ukiri mutoya niki wababwira bwira abakobwa bagenzi bawe bwira abandi bahungu bakiri batoya ikintu wababwira ku bantu bafite ubumuga wavuze ko ni benshi batarabumva batarabasobanukirwa impamvu nanashaka kubwira abantu batoya no kugira ngo at the end of the day nibo bazakura ejo bundi bakaba ari bo batanga akazi bakaba ari bo ba ministre bakaba ari bo bafata ari bo ba député batora amategeko niki wababwira kugira ngo bazakomeze iyo inclusive mu gihugu. Murakoze ndetse nabwira abana b'abakobwa ndetse n'abahungu bakiri batoya nk'uko nanjye muri rusange abari muri generasiyo yanjye ni uko nababwira yuko turacyari batoya ariko hari n'abandi tungana bafite bitandukanye ariko nabo barashoboye nabo ni nkatwe nabo baza muri twebwe tugafatanya tukubaka u Rwanda rw'ejo kuko nitwe twebwe urubyiruko nitwe u Rwanda rw'ejo. Rero mu gihe tugiye kuzana ibintu byo guheza bamwe na bamwe ngo nuko bafite bitandukanye ni ukwiyose twazageraho ariko mu gihe dushyize hamwe tukabafasha mu byo bashoboye tukabafasha tukabereka inzira nyayo yo kwikwiriye tukababwira ati ni muze kuko nabo baba bafite shame bafite ubwoba bwo gutinyuka ngo baze muri twebwe ariko mu gihe tuberetse urukundo mu gihe tuberetse ko bashoboye mu gihe tubahaye courage nabo bumva nabo babyiyumvamo bagatangira bakabishiminga bikanatuma biyumva muri sosiyete nabo ubwabo nabo bashe kwiheza ko nabo batera iyo ntambwe bakaza natwe tukabaha welcome uri kumva ko twese tuzubaka u Rwanda dushyire hamwe kuko banashoboye cyane hari ababa bafite ubushobozi bunini cyane twese tutashobora ariko iyo tubumvise nabo bakatwumva twese dutera imbere tukagera imbere kuko akenshi yaganira nk'abantu tungana nabo muri class cyangwa bo muri the same age yanjye nyine bakambwira ko njyewe muri stage bakambaza se ku ishuri ubigisha gute ni gute wigisha abana bafite ibibazo ni gute wigisha n'abandi badafite ibibazo nosobanura nkabwira ati twese dufite n'ibibazo nta n'umuntu utagira ibibazo mu by'ukuri ahubwo wese afite kategori yiwe kandi iyo kategori yacu wese ku kategori yiwe iyo uyihuje n'undi undi nayo hari uburyo bimufasha undi bikamufasha bamwe bakambwira ngo ngiye ngo mbyaye umwana ntabwo nakemera akajya kwigana n'abandi bana ibintu nyine ukumva ngo ntabwo yatuma agashyira nawe kandi mu by'ukuri barafashanya nyine iyo biganye bajyana urukundo bumva ko bose bashoboye baramenyerana baramenyerana ukabona bakuze babubatse ikintu kizima gikuru utuma abandi bana bamugiraho impasi bakamufasha buri kimwe cyose nyine uri kumva nitwe dufite uruhare runini twe urubyiruko no kugira ngo n'abandi bakuru batambutse batabashije nyine kubona izo training batabashije kumenya ese koko babishobora twe turahari kugira ngo natwe tubereke ko bishoboka nabo babisobanukirwe kuko mu Rwanda rw'ejo nitwe imbaraga z'ejo kandi mu igihe cyose twihaye intego mu gihe ko twe turashoboye mu gihe twihaye intego dufite ubushake tubishyiramo imbaraga kugira ngo intego zacu rwose ni ibintu byoroha birakunda bigashoboka mu gihe twumvishe ko twese twashobora icyo twakora kandi nanone nongera nkabwira n'abandi bana b'abakobwa n'abandi bana b'abahungu bafite ibibazo bitandukanye ko ni ukuri kw'Imana nta kintu na kimwe cyacitse nta kintu babaye nabo kuba bameze uko nabo si bo ntabwo nta ruhare na rumwe baba babigizemo ariko barashoboye nibaze twubaka u Rwanda rw'ejo tugire ejo hazaza heza rwose nta kintu na kimwe cyabarimita buri kimwe cyose nabo bagikora bashobora nta kintu na kimwe
na kimwe njye mbana na kintu kimwe batashobora kuko wenda ashobora kuba atakuye umusozi ariko yatambika kandi no gutambika nawe usanga hari ikintu kizima cyiza. Yego nibwo niyo mpamvu nabwira abafite buri muntu wese yumve ko mubereye ijwi muvugiye naze muri sosiyete nidukore nitwiyumve mu bushobozi twese. Yego twabishobora twatsinda yadushyize hamwe twatsinda nitwumve ko kuba wenda muri sosiyete umuturanyi wanjye afite ikibazo ngo ntabwo namusuhuza ntabwo natuma mumuna wanjye ajya kumureba ni ibibazo oya namushaka oya ntabwo ibintu rwose byaba ari byo ahubwo ugenda umurebe ikintu mufashe ibyo ngibyo udashoboye mufashe gutera intambwe nawe abashe kwitera intambwe nawe indikurikira. Yego Fia urakoze ku mwanya wawe duhaye ikirenze umwanya urakoze ku bitekerezo byiza duhaye kandi ibitekerezo byo kubwira abana batoya nawe uracyari mutoya nta kindi kintu mfite cyo kubaza ibintu byose wabivuze urakoze pepe urakoze kandi ujye ubibwira inshuti zawe ubibwira abo mungana umungani wawe ubaberejwe uhahagarare ku bwabo at the end of the day turakeka yuko bizageraho bikaba byiza ngaho twibwirire akaririmbo ukunda ubundi tugakine kandi urakoze pe. none murakoze cyane ukaririmbo nkunda ukahita kacika akaririmbo ni ngabo ariko ni ukuntu kiswa niba haramagije rero ngabo gashyashya. Yego as long as iki yes no okay Fiacre urakoze kandi Imana nabuze ikintu nkubwira byandenze ariko Imana itanga umugisha. Yes Imana itanga umugisha iguhe Uwezo Radio iragukunda na the sisterhood by'umwihariko ngewe byo urabizi. Yego murakoze cyane natusangire. Yego murakoze. Always listen to Uwezo Radio Station.